undi ninde minisita wa health ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Yvonne nkavuga ikindi kuri ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe mwese tubana hano ngaha kuri Tesho TV mu makuru abagiye atandukanye abari kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda. Uyu munsi rero nzanywe hano ngaha no kubagezaho no inkuru mbi, ni inkuru iri kugenda ibabaza abanyarwanda bose muri rusange nyuma yaho ibiciro bya mituweli de sante ubwisungane mu kwivuza bimaje kwiyongera. Abaturage baratakamba ari benshi cyane bavuga bati nyaboneka mukubite inkoni zamba ndaza kukugerazaho imyanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri yongera aterana kandi isubiramo iri tegeko nshinga hamwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame icyo yabivuzeho. Nyaboneka abaturage bari gutakamba ari benshi cyane, twaza kumva ubuhamya bw'abaturage benshi bagiye batandukanye bavuga ku bijyanye n'iki kibazo. Kandi Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabe Nsanzimana turaza kumva byinshi kuri iki kibazo kizamuka ry'ibiciro bya mituweli mu Rwanda. Ese igizamuka ry'ibiciro rya mituweli mu Rwanda rigiye kugira izihe ngaruka ku banyarwanda? Nyaboneka hano ngaha ndaza no kukubwira icyiciro urimo kugira ngo ubashe kuba wareba ese wowe uzishyura amafaranga angahe. Ndaza kukuyobora uburyo bwose wabireba, yewe muntu utarabireba nawe uyu niwo mwanya ukamenya icyiciro urimo. Nyaboneka kugira ngo twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, reba aho ngaho handitse subscribe, ubundi ubanze uhakande ujye muri comment wandikemo icyiciro cyawe n'amafaranga uzaza wishyura, nawe utanga igitekerezo uvuga ati ese ibi bintu wowe urabyumva ute, ibi bintu hari ingaruka se bizagira ku banyarwanda? Nyaboneka igitekerezo cyawe kirakenewe, ariko urebe naho ngo wanditse like ko wamaje kuhakana. Igazeti ya leta idasanzwe official gazette special Iteka rya Minisitiri nomero 002 umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'ibihumbi 4 kuri buri muntu ku mwaka, kandi aya mafaranga yishyurwa na leta. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'ibihumbi 4 kuri buri muntu. singibye n'ibihumbi 4 barashaka kuya detail musome biri mu itegeko. Abo bantu bari muri zo kategori ebyiri bo mituweli nta cyahindutse. Shadadi uri kuti ibyico nta biriho. Uwo muntu uri ku rwego rwa gatatu ni muri iki kigo cyacu ni zamu wenyine Hagati y'ibihumbi 30 na 60. oya nawe ntarimo. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatanu atanga umusanzu w'ibihumbi 20 kuri buri muntu ku mwaka. Unuko ibihumbi 120 ku kwezi kuzamura. None se uravuze ngo tuzisanga dutanga umusanzu ungana n'uwaba cyane Wenda bifashije nibo basa umuntu n'abagoranye. dufite uhembwa nk'ibihumbi 200 akiri ku babyeyi. Watumye kaka ava mu cyiciro cyari buze cya kabiri uramumanukana ahita aza mu cya umusitani gatanu. kubera income yawe. RSS biraza kutubwira hano yakuye imibare. Harahari naho Bihazana. Bose nyirinzu kurya tugendere ku mishahara. ariko reka dore kuri ibi murimo muransakira. ubu nanjye umugani wa Shadadi ndumva mpamutse. Gitifa mfata amaguru w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye ngiye bumva kuri mikoro nyita everywhere. Rero aho imisanzu ya mituweli yongereye ndetse ikazamuka cyane ku rwego ruri hejuru, ni ibintu bikomeje kugenda bihangayikisha abanyarwanda bose muri rusange, yaba umukire yaba umukene, ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Nyaboneka ibingibi rero byabaye mu makuru itariki 24 z'uku kwezi, ubwo ni mu myanzuro yafashwe mu nama y'abaminisitiri aho yari yateranye igafata imyanzuro ku kijyanye na mituweli. Ibingibi rero byagaragaye nyuma y'uko system abantu bajyaga kwishyura agasangamo ko buri muntu agomba kwishyurirwa ibihumbi 20. Ibintu byakomeje kugenda bihangayikisha abatari bakeya, none batangira kuvuga bati imisanzu ya mituweli yazamutse. Nibyo koko yazamutse, ariko yazamuwe mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byiciro uko ari 5 ndaza kubikubwira. Ese bazaza berishyura angahe, imisanzu yabo ihagaze ite? Abaturage bo bari gukomeza gutakamba ari benshi cyane bavuga bati ese niba umuntu yaburaga ibihumbi 3 byo kwishyura, none ibyo ibihumbi 20 nk'abantu bari mu cyiciro cya gatatu ibihumbi 8 n'ibihumbi 5 bazayakura hehe? Ni ibintu rero bikomeje kugenda n'ubundi bivugisha abatari bake hano ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bavuga ati nyaboneka abanyarwanda tugiye gupfira mu rugo, nimugire mutabare.
ibi ngibi rero bibaye hashize imyaka 25 byavuguruwe ubwo basereburaga imyaka 25 iyi mituweli de sante imaze igeze inahangaha mu Rwanda, ikaba yaratangiye kugera mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2001, ikaba imaze imyaka 25 ikorerwa hano ngaha mu Rwanda. Nk'ibisanzwe abanyarwanda bose bishyuraga amafaranga angana batarebeye ku mukene ngo ni umukene cyangwa umukene, bakishyura bose umuntu 3,000 ku muntu, ariko aba mu cyiciro cya mbere bakaba babandi baba bakenye cyane bakaza bishyurirwa na leta. Ariko ibi ngibi byaje kuvugururwa ndetse buri wese baza kumushyira mu cyiciro cye bitewe n'umushahara yinjiza, akazi akora ndetse n'aho akura amafaranga ndetse n'imibereho y'urugo rwe bifashishije sisitemu bita imibereho. Umuntu uri mu cyiciro cya mbere rero azaza arishyurirwa amafaranga yose na leta nk'uko n'ubundi byari bisanzwe. Noneho umuntu uri mu cyiciro cya kabiri azaza yishyura ibihumbi 3, leta imutangire 1,000 bibe ibihumbi 4. Umuntu uri mu cyiciro cya gatatu azaza arishyura ibihumbi 5 kuri buri muntu, ariko nanone umuntu uri mu cyiciro cya kane azaza arishyura ibihumbi 8 kuri buri muntu. Uri kumva ko amafaranga ariyongeye cyane, kandi n'umuntu uri mu cyiciro cya kane mbere murabizi ko yishyuraga amafaranga ibihumbi 3, ariko ubu agiye kuza yishyura ibihumbi 8. Umuntu uri mu cyiciro cya gatanu rero ubwo ni babandi babaherwe babajejeta amafaranga bamwe bakize cyane. Urugero nagwa nka basina bariya bazaza barishyura ibihumbi 20 kuri buri muntu. Nyaboneka uri kumva ko amafaranga yiyongeye ari menshi cyane, n'ubundi nubwo nabo bakize barabongereye amafaranga, ariko ibintu nabo biri kugenda bibabaza bavuga bati ibihumbi 20 kuri buri muntu ni amafaranga menshi cyane. Niba mu rugo rwawe harimo abantu 5 ni ibihumbi 100 byo kugira ngo uzaze wivuza ubwo ku mwaka, noneho yaba ari abantu nk'icumi ubwo uri kumva ni ibihumbi 200. Amafaranga menshi cyane rero twishyure ku gihe, niko Minisiteri y'Ubuzima iri kuvuga. Ariko n'ubu ngubu abanyarwanda baracyafite urujijo ku bijyanye n'uburyo bari buze kwishyura. Kureba rero icyiciro uherereyemo ndetse n'amafaranga urishyura, urakoresha sisitemu imibereho, ukanda akanyenyeri 195 urwego, ukurikize amabwiriza, ubwo urahita ujya kuri mituweli ku bwisungane mu kwivuza, urebe amafaranga uzishyura kuri RSSB kuri mituweli de sante. Ariko nanone ushaka wakoresha urubuga rw'Irembo, aho ukanda ukurikiza amabwiriza, ubundi hasigaye rero ukajya kuri mituweli ukabasha kubona serivisi zitandukanye zijyanye na mituweli. Ariko n'ubundi nubwo amafaranga yo kwishyura akomeje kugenda yiyongera, ni ibintu biri kugenda bivugisha abatari bakeya, bavuga bati ntago byagakwiye ko kongeza amafaranga yo kwishyura mituweli mu musanzu wo mu kwivuza. Bamwe bakavuga ati abanyarwanda bose tugiye gupfira mu rugo, abanyarwanda nta busanzu wo kwivuza tuzongera gutanga kuko ayo mafaranga ni menshi cyane. Bamwe bakanavuga bati aya mafaranga azaza arishyura umugabo asibe undi. Ariko nyaboneka niko bimeze, amafaranga ni menshi, ariko nta kundi twabigenza, tugomba kuzakoresha ibishoboka byose tukaba twayishyura. Ariko nyaboneka ibi bintu ni ibintu bisa nkaho bibabaje. Bamwe bakavuga ati mituweli, ubwo ibya mituweli byo byarangiye, nta muntu uzongera kwigwa ari kuvuga ngo agiye kwishyura ngo mituweli ngo yitwaze ya karita ya mituweli, biriya byarangije kurangira. Ibi ngibi byo byavuye muri sisitemu, bakavuga ati mituweli n'ubundi ziciwe burundu mu Rwanda. Nyaboneka ibi bintu biri kuba ku bijyanye na mituweli ndetse n'ubwisungane mu kwivuza ni ibintu biri kugenda bivugisha abatari bakeya. Ubwo rero inama y'abaminisitiri yateranaga yanzuye ifashe umwanzuro ku kijyanye n'imisanzu yo kwishyura mituweli. Ubwo bari no kwizihiza imyaka 25 mituweli imaze igeze mu Rwanda ikoreshwa nk'ubwisungane mu kwivuza. Haza gushyirwaho n'ibi biciro bishya biri kugenda bivugisha abatari bakeya, ariko leta ikaba yakuyeho urujijo ibwira abantu ko bazaza bishyura bitewe n'ibyiciro barimo. Ikuraho urujijo rw'uko bari bavuze ngo buri muntu agiye kuza yishyura ibihumbi 20 nk'ubwa ko bazaza birishyurwa na bariya b'abakire b'abaherwe. Ikindi kandi igiye muri sisitemu imibereho ugiyemo ugasanga amakuru yawe arimo atariyo, uba wemerewe kuyakosoza. Ndetse n'ibi byiciro by'ubudehe, umuntu uzaza wumva ari mu cyiciro kitabunyuze yemerewe kujya gukosoza amakuru ye muri sisitemu imibereho, nubwo bisa nkaho bigoyemo ukuntu. Ariko nanone kugira ngo uve mu cyiciro cyo hejuru usubira mu cyo hasi byo ntago bizaza birapfa gukunda. Ariko nanone umuntu uri mu cyiciro cyo hasi yumva ashaka kujya mu cyo hejuru byo bizaza birakunda, yagenda agabikosoza. Ni ibintu bisanzwe. Niba wari utunze igare ukagura imodoka, ibyo ngibyo byagenda muri sisitemu imibereho ukavuga yuko
ko waguze imodoka ubundi nabyo bakabishyira muri sisitemu bityo n'umusanzu wawe mu kwivuza ukiyongera. Ibyo ngibyo rero nibyo bizafasha leta mu kuzamura ireme ry'ubuzima binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima. Ariko na Dogiteri Sabin Nsanzimana yavuze yuko iyi myanzuro yafashwe mu nama y'abaminisitiri yateranye ikwiye kandi koko igiye kugirira umumaro buri munyarwanda wese. Nyaboneka umuntu twabanye hano ngaha muri iki kiganiro, nizere ko wanyogewe n'aya makuru. Ngewe twabanaga ni Everywhere. Ciao ciao, Imana ikomeze kukurinda.